Mwongeye kwirirwa uyu munsi twagarutse tuvuga ku birari by'insigamigani. Twaje rero tureba umugani witwa yagiye mahera cyangwa yagiye mahera bitewe n'uko bivuga. Ni umugani rero, ni umugani wo mu birari by'insigamigani, ni umugani tugiye kurebera hamwe nk'uko mwawudusabye. Yagiye mahera. Uyu mugani bawuca iyo bategereje umuntu bikarambirana ndetse byarimba akagenda burundu ntagaruke, nibwo bagira bati yagiye mahera. Wakomotse ku murundi witwaga Baryandabo, aho hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira na Mutaga Sebitungwa. Uwo Sebitungwa rero niwe witwaga Semwiza Sembyariyimana, akitwa Bibero bikingiye abarwanyi, umwami wo ku Rutabo rwa Nkanda. Akazunguza inyonga rero arahira ko azaba ngabo nziza. Aho Inkanda muri komine Nshiri ubu niho nyine yaratuye. Aho byabaye ahayingayinga umwaka w'1700. Ubwo Mutaga Semwiza yari abangikanye na Cyilima Rujugira. Dore rero ko iyendezo rya mahera ryahereye igihe Mutaga akomerekejwe n'umuhungu witwaga Rugina Rwashaza w'Intora, aho ni ku Gisozi. Uwo muhungu bari bamuboshye yibye. Bamaze kumushyira ku ngoyi arahira kuzica Mutaga, ati nimumbohore mumpe n'imyambi nzice Mutaga w'i Burundi. Baramurekura bamuha umuheto n'imyambi 4, bamwohereza ku rugerero rw'Imututu. Agezeyo akomeretsa Mutaga na Budengeri Bwandabarinze, umunyarwanda wari waracikiye i Burundi. Uwo Budengeri yakomerekeye hejuru ya Mutaga agira ngo Rugina atamwica. Nuko Mutaga na Budengeri bageze i Burundi baromorwa barakira. Bamaze gukira, Mutaga ahubirana na Budengeri mu gikari ava mu mazu y'abagore be, amutikura akabando muri ya nkovu yakomerekeye hejuru ye. Budengeri abwira Mutaga ati unamuve. Ubwo rero yamucyuriraga ko yamukomerekeye hejuru bagiye kumwica. Mutaga abyibutse biramubabaza, ahamagaza se wabo witwaga Sentama, amutegeka guhanaguza ubwanwa bwe amaraso ya Budengeri. Kugira cyo rero yabitewe nuko muri icyo gitero yakomerekeyemo na Budengeri, Sentama yahagize ubwoba akaba ikigwari. Sentama abibonye atyo aracika aza mu Rwanda. Bamukurikiye kumufata asimbuka Akanyaru, abwira abamwirukankanaga ati aya maraso nzayuhagirira muri Nyabarongo nsanga Cyilima Intora, aho nyine ni ku Gisozi. Ubwo baramubaza bati mbese kugiye usize umugore n'abana? Arabasubiza ati urusende rubabyara ni njye urufise. Ubwo Sentama araza akeza Cyilima arakirwa, ariko yacitse yabanaga n'undi murundi witwaga Baryandaba, uwo bise nyine mahera. Bombi barabacuranzi ba Mutaga. Sentama amaze gucika Baryandaba asigara acuranga wenyine. Yacuranga inanga y'abo bombi ari wenyine bikamubangamira. Yacuranga ayivugamo ibyivugo bya Sentama. Mutaga yabyumva akagira akantu ka se wabo. Bukeye abwira Baryandabo ati ngutumye mu Rwanda, ugende nk'ucitse ujye gukeza Cyilima. Numara kugerayo uzambwire Sentama agaruke muzane, dore ko yaciwe n'ubusa. Baryandaba rero waje kwitwa mahera araboneza aza mu Rwanda, asanga Cyilima Intora, amubwira ko acitse Mutaga kandi ko amujijije ko ari inshuti ya Sentama. Baramwakira, abonana na Sentama, barishima cyane. Ubwo Baryandaba rero yageze mu Rwanda asanga bashaka gutera Burundi. Ni nacyo gitero Mutaga yaguyemo kiyobowe na Sentama, kuko yaberetse inzira nziza yo gushyikira Mutaga. Icyo gitero nicyo Rutanda rwa Ntara w'umunyagisaka yatabayemo n'ingabo ze zitwaga Urwasabahizi. Yari amaze gucikana Kimenyi yangishijwe na Cyilima, bitewe nuko Kimenyi amaze kwima imyambi iriho ubumara yari yatumwe i Bujinja, yamara kuyibona akarenga akayigabanyiriza Urwasabahizi. Nuko umutware warwo amaze kuyoboka Cyilima yerezwa inzuzi zo gutabara kwa Mutaga, aragabwa aratabara. Urugamba rumaze kwanzikana, Rutanda ubwe arasa Mutaga umukumbi hagati y'amaso.
umuheha atamirije utendera ku mwambi arirahira ati: Rutamu ruzigenza mwambitse umutako ku wundi, kandi ga Rwasabahizi batanze kugoma. Ubwo yirahiye atyo nyine kuko amaze kwica umwami. Ubwo Sentama abonye Mutaga aguye agira ngo ni ugukomereka gusa. Amusatiriye asanga amaze guhwera, ararira. Abanyarwanda baramushunga bati: urindurira, si wowe wamutugabije? Icumu rye arishinga iruhande rw'umurambo w'umuhungu wabo aryiyahuraho. Naho Baryandaba abonye Mutaga apfuye agarukana n'ingabo z'Abanyarwanda zitabaruka, yanga gukomeza agana i Burundi. Bamaze kugera mu Rwanda, Cyilima amugororera inka n'imisozi mu kigwi cya Sentama. Kuva ubwo Abarundi baramutegereza baramuheba. Baryandaba rero yanze gusubirayo kuko Mutaga yapfuye, kandi mu Rwanda yahabonye ubukire butambutse ubwo yari afite i Burundi. Nibwo rero abana be baguriye abatasi bo mu Rwanda bamutumaho ngo azagaruke. Maze kubashwishuriza bamuhebye, abacuranzi batangira inanga imucuranga bati: ntacyo kizima ntabyo byicira mu cyico rya Rukara yaheze mu butumwa. Ubwo Abarundi n'abandi bati: erega ntabwo akitwa byicira mu gico cya Rukara, ahubwo yabaye mahera y'u Rwanda. Nuko kuva ubwo umugani wamamara mu Rwanda no mu Burundi, uwo batumye agatinda cyangwa se agaherayo bati: aho ntiyagiye mahera nka mahera, byarimba ntagaruke bati: yagiye mahera. Kugenda mahera rero bisobanuye kugenda burundu, cyangwa se kugenda nyine ntugaruke. Naha ducumbikiye umugani wacu. Umugani twarebye ni umugani ugira uti yagiye mahera, cyangwa se runaka yagiye mahera, nk'uko dusanzwe tubivuga mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda bya buri munsi. Niba wifuza kumenya umugani rero, turagusaba kugira ngo ukande kuri subscribe cyangwa se utwandikire hasi muri comment section kugira ngo tujye twungurana ubumenyi, twungurane ibitekerezo, kandi tubibutsa ko imigani tubasomera imyinshi tuyikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Niba uri mushya rero, turagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye umenya imigani, uyimenyere igihe, kandi dukomeze dufatanye dusigasire umuco wacu, dusigasire Ikinyarwanda, dusigasire ubuvanganzo. Murakoze, mugire amahoro y'Imana y'u Rwanda, kandi turabakunda cyane.